Ndabasuhuje abakunzi ba Beni Basi TV. Kano kanya ni mu gitondo, ni saa 11. Njyewe iyo ngiye ku kazi kugira ngo urebye video yanjye ubushize yarabibonye, mbere y'ujya njya ku kazi hari utuntu ushobora kubanza gukemura. Ndamaze gukaraba, nkisiga, nkambara, yego nicara nkabanza ngagira utwo nkemura. Abantu dufite abana batoya nta bintu byo kurimba tuba dufite, tuba tugomba kubikora ariko tukanibuka ko dufite abana. Yego aha rero iyo nshoje kwambara, kwisiga, nshaka kwisiga gato utuntu twanjye nyine tumwe tw'abamama, yega. Hanyuma hari ikintu umuntu ashaka gusiga akoze. Reka mbabwire, narababwiye ngo abakozi ni beza ndanabafite, ariko hari ibintu batagukemurira. Si tumwe twe tuba tugifite abana batoya, nta ibintu byose babiharira kuko babizambye. Urugero, nigeze gusiga neguriye abana, sira utubogise utungutu, dusiga kamwe ndakabika ko karakumwana mukuru, nshyiramo ibintu byinshi, ndavarika nkabikira umwana mukuru kugira ngo ataza kugaha umutoya w'umunebwe mu kurya. Noneho kandi ngasiga ku meza, amarete ntabwo nayibonaga. Uzi ikintu yakoze umukozi nari mfite? Yaragafashe nakakanda agashyira muri marete y'umukuru. Ni ukuvuga ngo umwana wanjye mutoya yarabwiriwe, yabigendeyemo, yanyweye ibikoma gusa cyangwa se ibyayi, sinzi ibyo twari twateguye. Ubwo nabwo mpita mfata decision ndavuga ni nabyo nzasiga mbibiriye. Ubwo rero kano kanya ndavuze nti reka ngira akantu nkora, abapfunyika mujye mureba ko ibintu ubuzima buroroshye, mukajya mugora ubuzima. Niyo mpamvu bangira ngo mbereke ko ibintu bishoboka, ushobora kugira kuba wasiga ugize ikintu ukora. Ntangira saa moya, akazi kanjye mutagira ngo ntangira ntinze, ntangira saa moya za mu gitondo nibwo ntangira akazi kanjye, kandi ngomba kuba nagezeyo, kandi ndanatega numva ko ni ugukoresha igihe. Amba nabyutse ngira ngo uri kubyumva ari kumva ko inyoni zirimo ziravuga. Ni saa 11:30, ufashe uburyo nkoresha iminota mikeya. Aha rero ngewe ibyanjye mba mbishoje, nambaye, nisize, nsigaje kugira utuntu nkora. Ubu ngiye kubereka utuntu ngiye gukora tw'abana ushobora gupfunyika mu gihe mu gitondo ibyo ngenda nkose. Shuzi narabiberetse, n'ubu reka mbereke. Hari utuntu twinshi ushaka kugenda ukoze kandi bigakunda, nta kibazo rwose, byakunda. Hanyuma ukigira mu kazi kawe. Ngewe mfite abakozi ariko 100% oya, si uko utabizera ariko barajagaraye, babajagaraye. Ugomba kubyikorera. Aho abamama abantu tugifite abana batoya, mujye mugerageza kugira icyo muze kuvuga ngo ndaryama mbyuke ngende. Mufite umukozi, mfite 2, ariko ntabwo bikunda. Ngewe hari ibyo nsiga nikoreye kandi ndabafite. Hari ibyo babyuka bagakora, hari n'ibyo nsiga nikoreye igihe ubwanjye. Ubwo rero reka mbereke, reka dutangire mbereke ikintu ushobora kwikorera kandi ngasiga mbikoze kandi nkabikora neza nta kibazo. Yego, ni ukuvuga ngo kano kanya ndabanza ngakora amata y'umwana. Abantu dufite abana batoya ntabwo biba byoroshye. Kubanza ngakora amata y'umwana, nkasiga nyikoreye, nkamenya ko nyasize kuko mba njyanye amabere ya nyina. Ngo amabere ya nyina mba njyanye amabere. Urumva nkorera umwana wanjye amata, nsiga nyamusigiye nkamenya ko hari. Ndabyuka nkabanza nkateka amazi, nayo ndayitekera kuri gaze, ndi kwitegura amazi aba yahiye, ntabigoye. Hanyuma nkanateka bibero zanjye, bibero z'umwana nsiga nzitekeye. Ushobora kuba wumva ngo ni ibintu byinshi, nta bintu byinshi, ibintu byose ni mu mutwe. Mujye mumenya kuba nk'abazungu, kumva ko muzahora mukorerwa ibintu n'abakozi mufite ibibazo. Ahubwo ngewe si ukutabizera, ndabafite. Nakubwiye ngo mfite 2, ariko hari ibyo ngomba kwikemurira, ngasiga amenye ko mbikoze. Ni amata y'umwana mba asize nkoze, kuko mu kanya ashobora gusimbuka gato akaba arakangutse bataranabitekereza kubikora. Urumva rero ngomba kubyikorera.
nababwira. Hanyuma tugiye gukora ibintu byoroshye, ibintu by'abana bapfunyika. Nababwiye ngo mu gitondo ndakora ariko nkanibwa ko mfite abana bakiri batoya. Rero kubera ko tuba tugiye ku kazi, reka nitabaze igare, ariko sinzi ibyo ngiye gukora bikunda n'amagare rwose. Ni abantu aya ngerageze turebe ni uburyo bwo kwirinda guhora mu mazi. So ariko nkunda kuzikoresha ngira ngo zirindinde kwandura. Rero murabona nari mfite pate nari maze gusukamo ahangaha harimo ifarini igikombe kimwe gitoya, agakombe gatoya, yego harimo igi rimwe, harimo isukari nayo nashyizemo mana yanjye byari bisekeje. Nayo nyishyiremo ngiyi nayizanye hafi, yego kadupimishe kano kantu. Akiko mbona afite akayiko mbona afite ni gato, nacyo reka dupimishe kano kantu dushyiremo agasukari n'ibiyiko 5. Yego ibiyiko 3 cyangwa 4 birahagije kugira ngo murabibona. Kare nari nyibagiwe. Aha ni njyewe uri kubyikorera. Nababwiye ngo ngomba gukora ibintu kandi byiza kandi nkagenda mbyikoreye, nta kintu bintwaye. Abantu bagifite abana bato, ibintu byo kuryamira mujye mubireka. Nongeremo agafarini, ntabwo nishaka yoroshye cyane, ariko nabishatse wabikora, ariko hari uburyo bwinshi ushobora gukoramo ibintu. Aha Kizimana ga ziramfashije, numvaga zitaramfasha. Nababwiraga harimo ifarini, harimo igi rimwe, ifarini ni igikombe n'iyindi nkeya nongeyemo wenda na 1/3 cyangwa se duke nyine nongeyemo gake ko kugira ngo ifate. Ndabona inanga no gufata. Hanyuma babwira ubu nyine harimo ifarini, harimo igi, ngira ngo muri kubibona ko ryari ry'umweru, nashakaga ikara. Yego hanyuma vange baranashyizemo amazi menshi ko nabimenyereye, ntabwo napimye ko ntabwo nari nagambiriye kubereka uko babipima, ariko nkora amandazi. Ntabwo ipati yayo imeze nk'amandazi neza, ariko byenda kumera kimwe, ariko biterwa. Hari n'igihe uyoroshye ukayibigira nka yindi ya keke. Nzabibereka nateguye kubereka ibi bintu, nyuma ndabereka igitondo cyanjye ko kimeze, icyo nagambiriye. Kandi nshobora kugira ikintu nsiga nkoze mwishyizemo ko ibintu bisaba umwanya amasaha n'amasaha. Oya, rero harimo ifarini, harimo igi, harimo breba, harimo isukari, harimo capamandazi ikiyiko kimwe na pakimaya nashyizemo gake cyane ho, ntabwo ari ngombwa gutubura, gusa nyine ntawanga ibibyimba. Nazo murebe ukuntu zitangiye kunteza ibibazo, maze ziramfataho, ariko dushaka ngo tugire vuba kandi tubikore. Nababwiye ngo ndabikora kandi ngende. Ibi bintu birantwara iminota 30, ntabwo ari myinshi kuba nasiga nkoze ikintu abana banjye bakareka kubaho bifuza. Ntabwo nkunda abana babaho bifuza. Rero iby'amaga biranze, ubu tugiye gukoresha intoki, turakaraba nyine. Iby'amaga murabona ko byanze, tugiye gukoresha intoki. Hanyuma ndimo ndagerageza ibishoboka byose ngo ndebe ko ntakoresha intoki, kandi byashoboka, ariko reka manze nese ndebe ko ntakoresha intoki. Ndabikoresha ntugira ngo ni ugutinya gukaraba. Narababwiye ngo nanga ibintu binkora, ariko kuri farini niho ndabikora nyine, ariko kanisiye kuko ntabwo nshaka ibigize. Turebe. Hanyuma ngira ngo ahangaha igikondo nshaka kirabonetse. Rero dufite akuma tugiye kwifashisha. Akuma tugiye kwifashisha kari hano, aka niko kagiye kumfashamo. Rero tugiye gukora ikintu bita
gofure galete sinzi ukuntu byita, gofure galete, ibintu nk'ibyo kugira ngo niko byitwa. Tugiye gukora kandi tubikore neza, bikore neza, ngomba gukorana isuku kuko mba mbimenyereye, ntabwo bimvuna, ntabwo bintwara umwanya, nkora vuba vuba. Ikintu cyose wakimenyereye ntabwo kigutwara umwanya. Hari mfashe utuvuta dukeya nsutseho ariko ngomba kubanza gukemura, ntabwo babimenaguye neza. Aho iracometse irashyushye, ntabwo wakozaho intoki. Rero ndasukaho utuvuta duke kugira ngo bidafata hasi. Hanyuma mfate kano karoso nsigisheho, mu gusigamo amavuta gusa, ntabwo nkeneye amavuta. Urabanza ugasiga rimwe kugira ngo twevite ko bifata hasi, murambirwe. Ngaha ndimo ndasigaho utuvuta hasi no hejuru. Aka kantu kankorera utuntu twinshi nubwo kagenewe ikintu kimwe. Mu gikoni ni uguhimba, ibintu byose ntabwo wavuga ngo nzajya bikora. Abazungu birabareba, baba bazi ngo ikintu cyo bagikoresha ikintu kimwe. Oya, ngiye kankorera ibintu byinshi. Rero ngiye kubereka ukuntu mbigiye kubigenza. Kurikire, ndi kwikoresha ikiyiko, nsanzwe nkoresha intoki, ariko ndashaka kureba ko bikunda. Nibikunda sava, n'ibyanga nyine ndakoresha intoki. Yego, urabona byari biri kubuza. Yego, ikintu kirashyushye, ntabwo ukozamo intoki kuko mba nayicometse kandi ntabwo igira kwa oni na ofu. Nuko bikoze nyine uracomeka bigahita bishyuha. Aha ngaha ubundi ndadukaraga ariko si ngombwa, ubundi twishyira ku murongo. Aha ngo muri kureba ko byamvanze, ariko ndabikora kuko nsanzwe mbikoresha intoki, niyo mpamvu bitangora. Ariko ndimo ndevita kongera kwiyanduza kandi nakaraba, ariko nkora mu ntoki. Buriya niyo mpamvu umuntu nkunda gukora amasumufu, amajoyisi, sinkunda kurisha intoki, numva bimbangamiye. N'ibintu nkoresha intoki rero ni amaburakindi. Hari uburyo nk'ibi ngibi babikoresha, ibi ngibi bisaba intoki ubundi. So rero ngira ngo muri kubibona ni aranjuma. Yego, ngira ngo murabibona. Rero hita upfundikira gutya ugategereza. Hano hari udutara tubiri k'umutuku wak'icyatsi. Ni ukuvuga ngo mutegereze murebe. Hano ngira ngo amata y'umwana wa mbere yo nayashoje. Umwana akangutse bamuha amata nta kibazo. Uyu wa mbere bamusoreje mbere size ari tranquille, ashobora kuba yanywa yabikira yarya. Hagati aho rero ikintu nababwira ntimujye mumenyera gusiga mugize ikintu mwikorera. Abantu muryama ngo mu bintu bizikora. Yego mana, mu gihe ufite abana batoya iga gukora ibindi mubyihoreye. Iga kugira ikintu wikorera. Nagusaba icyo nyine nagusaba rwose, iga kugira ikintu wikoreye.
kuhakorera ibintu, niyo mpamvu mubona nkunda kuhakorera, ariko n'ahari hose wahakorera n'igihe njyana hanze bitsa depa. Aha rero turategereza, iyo bihiye birabikwereka, utu dutara tunyereka ko ibintu byahiye, ntabwo ari ukurira mfundura hapi, birabinyereka nyine by'abazungu biba byabikoze, barabizanye byikoze uko bikora. Icyo cyiza cy'ibintu otomatike, ibintu otomatike iyo ubikoresha biroroha. Aha rero ngira ngo mukunda kubona ko niba mwarabibonye ndi mu bantu bahaye ibintu by'imigati gake cyane, kuko ngerageza kwikorera ibintu biri fresh. Aha murabona hatse agatara k'umuhondo, sinzi niba muri kubibona, katse k'umuhondo nakakwereka ko ikintu cyawe cyahiye deja. Murumva ariko turashya, biransaba ikindi kiyiko ndaje kugishaka, ariko kugira ngo mbereke bino byafatanye. Ubundi mashaka dutoya umuntu atamira rimwe, kubera ko ntigeze mbibumba, ariko ndabikora. Tugiye gushyiramo ibindi, twongere gutya, gashyiremo duto, ntabwo ushaka kubifatana, ushaka akantu umuntu atamira rimwe, kuko ntabwo binyoroheye, abantu mu kazi nihaye, kandi rwose sinshaka gukoresha intoki pe, kareka. Kandi amazi arahari n'isabuni, ariko buri wese agira febrese ye. Iyo nayo uyu munsi ndumva ntashaka kubikoramo, narangije kwitegura nshaka kugenda, kandi gukaraba ntibisaba iminota 2, ariko tubikore gutya nabyo birakunda, utabikora akozeho. Kugira ngo murabona ko bifata akanya gato cyane, urabona bifata akanya gato cyane. Aka kantu rero nababwira ntigashobora gukora ibintu byinshi, nzagenda mbereka ibintu gashobora gukora byinshi cyane, kamfasha mu bintu byinshi, kamfasha mu kuba nashyushya umugati, kamfasha kuba nakora bayita inkera, yego mana ndabyibagiwe. Rero urongera ugapfundikira, ugategereza nabyo bigashya. Reka dutegereze. Kugira ngo murabibona utu twahiye, twahiye, itara riraka rwose, ndagasatuye. Impamvu nabishatse, ntabwo nashatse ko twumagatana, ubundi hari ukuntu bikoresha, hari uburyo bwinshi bwo gukora izi gofre cyangwa se galette, sinzi ko babyita abandi, ko mbishaka nanjye ndashidikanya niba ari gofre niba ari galette, cyose ariko hamenya ari ikinyarwanda ariko byitwa. Hanyuma rero biba bishyushye, mba ndi gukuramo bishyushye, niyo mpamvu mubona ndi kwitaza. Byaguye hasi, reka tubishyire ku ruhande. Hanyuma aha mubibonye ko twongere nanone rimwe, ngire mbereke rimwe kugira ngo ne kubarambira, kugira ngo ushatse wagishyiraho kirambuye gutya, ariko mbona bigorana kujya kukirya. Utuntu tutagoye abana barishakira utwo batamira ako kanya, barya twinshi ariko bakaturya tutuboroheye. Ushatse wakiramburaho gutya kikaza kimeze kuriya, ariko ngewe nshaka utu duto, utwo ntacyo dutwaye, ariko urabona hari igihe kubera ko ntari kutubumba rigenda gusanga byafatanye, kandi nkeneye tubona dutandukanye. Yego rero reka twongere dupfundikire, dutegereze, ngire mbereke nanone. Yego aha murabona nakarabye neza n'isabune, nubwo mundeba gutya. Aha murabona ushatse wakigiraho iki, ushatse wakigira kikaba forme nk'ikira kari akantu kose, havamo ikintu kimeze gutya kiri kare. Utu rero ngiwe nitwo nashakaga dutoya, nitwo tworohera umuntu kuturya, umva tuba turyoshye.
tuba duhumura. Ntabwo ngo nashyizemo ifarini, shyiramo ifarini, shyiramo igi rimwe, shyiramo capamandazi, shyiramo sucre vanille bituma duhumura, shyiramo na capamandazi na pakimaya kugira ngo bihumure, n'amata. Nakoresheje amata y'inshyushyu. Yego rero kugira ngo mwese mujye mubikora, ahangaha ndimo ndabereka utuntu ushobora gukora warangiza ukigendera, ntabwo bigoye. Utungutu asigaye gushyiramo nka gatatu gusa, ubundi nkigendera, haba ndangije gutegurira abana. Rero dukomeze mbere. Aha nanone ngira ngo murabibona ko burahiye, burahiye neza, ntabwo butinda. Ibi ni ibintu biba byarakozwe n'abazungu, gusa hari uburyo bwinshi ushobora kubitekamo. ntagire igikoma usuka. Yego kugira ngo ahangaha naba mbaretse, hanyuma utu dusigaye nanjye nkabikora. Turakomeza. Aha iyo ubonye byafashe hasi ushobora kongeraho utuvuta, ukongera ukagira gutya kugira ngo twirinde ko fata hasi, biragorana bituma bidafata hasi. Niyo mpamvu nari ngarutse kugira ngo mbereke ko umuntu ashaka kongeraho utuvuta bigakunda. Nabwo ni nko kongera amavuta ku ipanu, kubera ko turi kubikora bifashe. Ubundi naruma uburyo bayikoramo bwiza bworoshye, ariko n'ibi birakunda, byo ni bwinshi. Hanyuma ngo urabibona ko ntabwo bigoye rwose iyo wabimenyereye. Ni ibintu gusa iminota mike cyane, nuko hano mba ndimo no kwigisha, mba nigenda gake. Aka kantu rero murabona ko gafite akamaro, mukazajya mubona dutunze utuntu mugire ngo ni umurengwe. Ntabwo ari umurengwe, tuba tubikeneye, birafasha. Umuntu aba yarakaguze kuko abona gakenewe, biba binahenze, ni nayo yayo. Niyo mpamvu umuntu akagura kuko agakeneye. Muri uru Rwanda murabizi nta cyiza cy'ubusa, nako ni ku isi hose. Ibintu byose ugomba kubigura ariko uzi ko uzajya ubikoresha. Rero reka dusoze, kora uburyo soza nsa nk'ubisoje. Ibi ni ibya nyuma, hanyuma mbereke. Aha ngira ngo murabibona ko byahiye. Murabona ko aya mavuta afite akamaro, impamvu byari biri kugenda bifata hasi, utuvuta tuba twashizeho, ariko ahangaha murabona ko byegutse neza, biba bishyushye. Niyo mpamvu mba nkora vuba gutya. Rero biba bivuye mu itanura ryabyo. Rero turasoje, nze mbereke. Aha ngira ngo murabibona ko ndashoje, ya farini turayishoje, turayirangije. Ubu rero byanjye mba mbishoje, mbereke neza uburyo tubigenza. Hanyuma ngira ngo murabibona ko byahiye neza, nabishoje. Murabona ko havuyemo byinshi, ntabwo ari bike mu gikombe kimwe, ntabwo ari bike. Yego, murabona hari ibinini. Yego, ni ibinini ushobora kwifata ingana irya uri umuntu mukuru, ariko kuko ari abana ngewe nkunda gukora utu. Izi ngizi zafatangira mwabonye ko nakoze tuzagira ngo zigafatana, ubwo nabaga nashyizeho binini. Ngewe ubundi mba nshaka utu ngutu nk'ako umuntu ashobora guhita agatamira, ntabwo kagoranye,
hanyuma bikaba byamufasha kutirirwa avuna gutya uruma. Ibi rero nibyo nifuzaga kubereka muri iki gitondo shije nkoze, kandi murabona ko nta mwanya bitwaye. Aha rero ndabashimiye mwese abantu twabanye. Nkaba mbibutsa gukora subscribe, umuntu ubona akunze ibyo nkora, umuntu ndimo ndereka akaba ari cyo ari gukuramo. Umuntu wajyaga agenda nta kintu akoze ngo amasaha nanjye ubu ndagiye ngiye gupagasa amasaha, hanyuma ashobora kugira icyo akoze. Mwabonye ko nakoze amata y'umwana, mwabonye ko mbashije kugira icyo nkora, mwabonye ko nshobora kureka mbereke n'ibindi. Ntabwo jyewe njya ni breakfast bafata dukeya kuko aba ari saa yine, ntabwo ushyiramo byinshi, kandi na saa sita bararya. Urumva bashyiriyemo byinshi saa sita ntibarya, kandi baba bagiye banabifashe. Ni babiri, igurira babiri. Yego, ntabwo biba bigombera byinshi, hanyuma iki kindi bakaryaho bakagenda. Hanyuma jyewe ibyanjye mba mbisoje, kuvuga ngo nateguye kugira gutya. Naba nafite n'utu tuntu nta cyayi nabapfunyikiye, murahindura tunumbaze ngo ni yogurt ya Mukamira. Yogurt ushaka ko tubakorera yawurute, nayo nzi kuyikora, ntimurebe ngo nayiguze, nzi kuyikora. Ibintu byose nabikora, hari byinshi nakora. Aha rero murabona ko mba mbishoje, umwana umwe gutya undi gutya, pakingira muri marete. Iyo mbona hafi n'iyi wamupakingira ukamubikira, ugasiga ubyikoreye ukigendera. Indi yo ntabwo ndi kuyibona hafi, ariko nayo ndayireba. Ugafunga umwana ugasiga hariya, araterura akigendera. Hano buri siriko umwana wawe nta kibazo afite. Nta bindi rero. Indi nawe marete sindi kuyibona, ndaje nyishake. Sawa rero ndabashimiye, reka nanjye njye mu kazi, njye gupagasa, naho utaha. Bye. Bibutsa gukora subscribe. Niba ubona ukunda ibintu byongera ikintu biri kugufasha, kora subscribe hariya hasi, ukore kuri like, hanyuma wandike na comment, umbwire, usharingire n'abandi babwire. Kandi ndagira mbasabe abantu mugire nta kintu mukoze, mujye mugerageza mugire icyo mukora. Sawa, bye, naho utaha. Aha murabona niba ari abana babiri barabyuka bakarya, utungutu turabahagije two mbateguriye. Murabona ko ntabwo ari tuke twa mu gitondo, nta nubwo nzi ko babimara, ntabwo barya byinshi. Mbona nuko abana bakunda ibintu by'ibifarini gusa. Ni babiri, murabona turahagije. Nayo ngani yogurt tuze mu dukombe. Bamwe bagiye ku ishuri nkeya, ubundi bakirirwa bameze neza. Nawe wayifata, n'undi wayifata, hanyuma ukagenda ukirirwa umeze neza. Yewe ahangaha nshobora kunywesha amata y'inshyushyu, nshobora kunywesha icyayi cya mukaru cyangwa se icy'amata, ushobora kunywesha icyo ushaka, juice, nta kintu bitwaye.